bagashyize mwe abantu mwe mufata agakaramu n'agakayi mwandike muti ngo ushobora kuba ugiye kuregera ari we twabyara yego uwamfunga niwe papa w'abana bawe yes umusaza watigeze agera no muri Kenya atanazi ibyari byo atazi n'inzira ijyayo yarambwiye ati kereka niba mu Rwanda hasigaye ba Kenya ati nawe ngiye kuvuga ko mba Dubai ariho mvuye ubu ngubu nose imitungo aryamyemo niye cyane iyo umugabo barayifatanyije kuko nafite akazi k'ibihumbi 800 kamahembe bamutoraguye mu muhanda muri makeya wowe ikintu mushaka cyangwa umuryango wanyu ikintu mwe mwifuza ni ugushoza intambara muri ruriya rugo kuko nabyumvise kuko na musaza wawe tukiganira akiva muri Kenya yarambwiye ati njyewe ngiye gushoza intambara bame imitungo yanjye yego niyo dushaka niyo bakora divorce nta n'umwana n'umwe barabonana uko biri kose baragabana senkani kuri senkani ahubwo umubyeyi uwusigaranya abana hari abana se dufitanye nyine uwusigaranya abana ni utwara hanini ariko niba ntabana amadolari ikintu gihinduka basi yasutse ukwezi arayakorera niba yicuruje akaba akamuha $100 100 muri Kongo Igoma nimba yakorera yego nimusora azakodesha inzu y'ibihumbi 80 mu shahara akora na 20 ntiyayaba iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye reka musuze kandi wifurize ibihe byiza ko subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizira ko ugiye kujya tujye tubana 5 kuri 5 ni Saduna Manzi nk'ibisanzwe kuri kamera ndetse na mikoro za Manzi na Innocent TV muri kabona umukobwa ari umukobwa nari umumama ntago mbizi ntago mbisobanukiwe ariko niwe wo kutubwira niki kigenda mu maso ngo kikigenda mu maso niki kigenda imbere cyangwa se wagwana muri makeya murabizi story zose uko zagiye ziba story za Fabizo n'umudamu we mwarabikurikiranye cyane Fabizo ava muri Kenya azana tuganira mudamu waza akabihinyuza avuga ati Fabizo burya ntago yari ari muri Kenya ahubwo acuruza inanasi inyamirambo mushiki we namwizaniye hano turi kumwe tugiye kuganira niwe wenyine wo kubishyiraho umurongo impamvu ze mushiki we mwaramubonye ntago ari ubwa mbere mumubonye kuri izi kamera cyangwa se mumwumvishe kuri zino mikoro hari ibyo mwagiye mubona bigiye bitandukanye ariko kano kanya namuhamagaye kugira ngo aze abishyireho umurongo sinzi ngo ibyo ashyiraho umurongo ni ibiki niba ari uko wenda niba ari Fabizo acuruza izo nanasi koko cyangwa Fabizo aba muri yo Amerika cyangwa bimeze bite gusa ngewe ntatinze mu magambo muhaye ikaze okay murakoze cyane musaza wanjye je nabashingiye nk'umuntu wamuteye inda mbere y'ibyo mbere yo kugira ngo winjire muri ibyo bya musaza wawe ndagira ngo banze usobanure kuko ntago ncango wivuge kuko barakuzi niyo wanakuvuga nta kibazo ariko barakuzi uko biri kose ntago ari ubwa mbere bakubonye ariko muri makeya izi story zanyu zimeze gute zatangiye gute kano kanya bihagaze bite okay story zanjye je musaza wanjye namushingiye umukobwa wamushingiye namushingiye umukobwa wamushingiye yego aho byaturutse avuga nkanja wamushingiye urumunyamurenge aho twaturutse hose barahazi jewe narabahuje ninjye wabakundaga ndabahuza mbahuza nkaho bambwiye bafite ikibazo cyo kuba musaza wanjye yarateye uriya mukobwa inda njye mbaha ubufasha nka mushiki wa musaza wanjye ngomba kumuha kuko nakunze uriya mukobwa
muha umwanya yo kuba babana. Namuhaye umwanya turabihuza ko musaza wanjye ntabwo ari umuntu uciriritse. Ni wowe wabashingiye? Ninjye wamushingiye kuko n'ubukwe wari uburimo? Yego. N'umurenge wari uburimo? Yego. Muri make urabazi? Ndabazi. Urakaza neza kuko no mu rugo ntabwo babyemeraga. Yego. Ninjye wari ubishigikiye cyane, ni nanjye wari ubirimo cyane. Kuba ibintu byaba njye mfite aho byaturutse naho n'aka kanya aho biri. Byose urabizi uko bihagaze cyane. Duha amakuru rero. Yego. Jewe ni nko kuganiriza umukuru w'urukiko, ariko umukuru w'urukiko azi intambara yose uko yabaye. Jewe kuba narahuye na musaza wanjye nkamuhuza n'uriya mukobwa twari inshuti. Yego. Ibibazo bibayeho jye ngira uko mbigenza kugira ngo babane, uwo mwana tureka kumutererana. Ugira uko ubigenza kugira ngo babane? Banatubona. Ibyiciro bibiri. Ikintu buretse gato nagize uko mbigenza kugira ngo babane. Yego. Niba nararoze, nararegesheje, narishyuye, narakoze iki, abantu barashaka kumenya byagenze bite kugira ngo babane. Jye na musaza wanjye arafite pe. Musaza wawe aratunze? Yabagiyemo abigiraho nk'umuntu. None se musaza alrighta, musaza wawe yabagiyemo abigiramo nk'ikigori? Yego. Abigiramo nk'umuntu udafite? Aratunze? Aratunze. Ni umutunzi cyane binakomeye. mu gucuruza inanasi se? Inanasi azicuruza? Musaza wanjye nta nubwo amaze igihe atanahari. Yabagahe? Musaza wanjye yari ari hanze. Sasa matera cyangwa agashyamba ubundi wiyumvire inkuru. Ikintu cyanambabaje naho umugore yavuze ngo acuruza inanasi. Yego. Ngo bahurira Nyamirambo acuruza inanasi. Musaza wanjye nta nubwo acuruza ejo bundi avuye muri Amerika. Yacuruje inanasi ariko? Wapi? Yabagiye amarinda ebyiri. Yigira gutyo. Ndizera ko nagiyeyo. Umusaza wawe yari indaya we se? Ntabwo yari indaya. Ariko yagiye mu ndaya ebyiri? Yari afite uwo mukobwa ngo umugore we nakwe katwite nk'umugore we. Oya si mumbyita nk'umugore, ni umugore we mu mategeko. Kuko yihakanya, none se ko yihakanya abana twabyaye. Ariko natwe ntabwo twabihakana kuko afite isezerano yaranakamanitse. Ati njyewe runaka nsezeranye kuba umugore wa. Iryo ni ryo kosa nakoze. Fabizo. Ni nacyo nicuza. Ubu ni umugore w'international? Yes. Tabyemera. Yego. Ariko ntago ari impamvu yo kwirya kutaribye. Yego. Nubwo yari abaje. Akanzu uraheba. Nubwo yajemo akavuga ngo yambaye mu cikopi icitse, ngo yambaye ngo ni ingegera, yagenga areba abana baribo. Musaza wawe ni ingegera, musaza wawe nta myenda agira, musaza wawe ura mu mwenda umwe, musaza wawe acuruza inanasi, afite umudiyasipora. Ariko aje burya banatungurwa. Musaza wawe? Yes. Nibyo yicayemo n'ibya musaza wanjye ntabwo ari byo, ntago ari ibye. Kandi ko afite akazi kamuhembe 800 ukwezi, kandi agafite amazi akodesha n'ubukira afite n'imodoka igenda gake. Namugezeho genda gake afite uko namugezeho ngo avunjisha ngo mu manyamerika arahembwa afite amafaranga abarirwa mu miliyoni. Ngana ave mu nzu ya musaza wanjye ndeba hazajya. Ngave mu nzu ya musaza wanjye yinjizamo abo bagabo ndeba hazajya. Ushatse kuvuga iki? Ntabwo yabana amafaranga yo kwikodeshereza inzu yabamo. Nicyo ushatse kuvuga? Yego. Ntabwo byashoboka. N'umugabo bari kumwe aka kanya ntabwo yabona inzu yikodeshereza, nta niyo yabona mukodeshereza ngo babemo. Umugabo bari kumwe kano karunyura muzi? Jewe naje kureba musaza wanjye. Yego. Nawe nambara ya M23 na Congo. Nicyo kintu cyambabaje mu buzima. Mugeraho nje kureba musaza wanjye ari kumwe n'iyo ndaya. Mugereho. Musaza waba hehe? Musaza wanjye ni miliyoneri. Nta nubwo yafungura umushumi w'inkweto ziwe. Ntabwo mubana mu rugo si? Ari mu rugo. Kugira mubone. Wewe wamugezeho ugiye kureba musaza wawe? Ngiye kureba umugore we. Mbere we ngiye kureba umugore we. Kugiramo abana yabyaranye na musaza wanjye. Aha ye baba we.
abana bafitanye mbere yuko ukomeza nk'umuntu umukuru babyaranye bariganaga giye baterana inda baza bambwira ko bateranye inda ndabwira musaza wanjye nti rero ugomba kubana nawe babanye atwite yego barasezerana ibintu byose bakora ubukwe kandi yego kugira ngo turengere umwana wacu yego ikintu cyambabaje mu buzima naho nagiye gusura uwo mukobwa ambwira ko nta n'umwana n'uyu n'umwe wa musaza wanjye urimo mw'abantu mwe izi nkuru rwose inkuru irashyushye izi nkuru ziba zishyushye muri makeya bakimara kubana gutyo atwite aza no kubyara kugeza igihe abana n'undi mugabo bagize abana batatu abo bana babagiranye avuga ko ari aba musaza wanjye uwo mugabo ataragaragara yego ikintu cyambabaje naho nagiye kureba uwo mukobwa uwo mugore we yego ndamwana se kuko twari twabonaga ari indaya ari kumwe n'indaya ndamwana se abo bana babaduhaye basi tukabarira ngo bashira mu muryango ngo abana se umusaza wo kubiza arabyara ni ngwi ntabyara badiyasipora abanyarwandakazi barundi bakongomani banyakenya musase matera cyangwa agasambe mwumva ndamwana ni njye n'abashingiye nzi yuko ari we waguteye inda yego nashizemo amafaranga yanjye birakubabaza umusaza wanjye ashiramo amafaranga ye kugeza ubu n'umukuru ntago ari uwa musaza wanjye yego ati wapi uvuze none se umwana ni uwande kigiye namuteyeho inda urangije avuga ati umugabo twahurira na musaza wanjye ndaje mwa musaza wanjye njye bambwiye ko umwana atari uwawe ko udatera inda utuvuga ko abana bari ahari abawe ngo na mushiki wa ngo nawe ubaye nkabo nese ko bambwiye abana ko atari abawe ikindi umbwira ni iki yego musaza wanjye bati turamufunga umugore ati ufunga wasanga ari we twabyaranye nawe urabyumva ko ka bagashyize abantu mwe mufata agakaramu n'agakayi mwandike muti ngo ushobora kuba ugiye kuregera ari we twabyaranye yego uwamfunga niwe papa w'abana bawe yes ufunga se ufungura wasanga ari we twabyaranye yego naratunguwe naje mbwira musaza wanjye ati ndakarabye mureke kamera bayitabiye na telefone basi imitungo arimo siye musaza wanjye arafite iyo mbona ntafite genda afite nta nubwo nsaba umunyu na musaza wanjye ntago awusaba musaza wawe ariko ngo afite amafaranga cyane none se ibintu umugore avuga ko umusaza watigeze agera no muri Kenya atanazi ibyari byo atazi n'inzira ijyayo yarambwiye ati kereka niba mu Rwanda hasigaye ba Kenya ati nawe ngiye kuvuga ko mba Dubai ariho mvuye ubu ngubu nose imitungo aryamyemo niye cyane iyo umugabo barayifatanyije kuko nafite akazi k'ibihumbi 800 kamahembe bamutoraguye mu muhanda yari Marine amutera inda nkanjye nka mushiki we ngira impuhwe y'umukobwa kuko nanjye ubuzima mbuzi bw'abakobwa y'umuteye inda nareke kwiyemera ahubwo imitungo aryamyemo nayiduhe ko ni musaza wanjye kandi uwo bari kumwe nimba afite koko natwemeze nimba yembwaye 800 narekura imitungo aryamyemo n'abana dufitanye nk'umubyeyi mama w'abana buryo umugore niwe umenyanye ise w'umwana yego muri kugendera ku magambo y'uriya mugore atabyemera ko atari umwana we ntago ari abana ngo ni rwo rubanza mwashinga muvuga ngo ntabyo yemera yego amavido arahari n'amarikode arahari ariko yego ndabyo aho twaturutse urahazi kugeza n'ubu urahazi yego
nimba atemera akabana atarabe n'ubu atemera akarabe atari abacu turakunda dukunda n'abana yego n'impamvu nabirutseho niko nabashakaga ko nabonaga nta mico myiza bafite rwose yari ari hano n'undi ari hano kuba naragezeho akambwira ko musaza wanjye atari wamuteye inda nahise mfata nahise nkaraba nahise ukaraba na nuba kibivuga yuko atari abacu ese wakongeraho iki ari nkawe wakongeraho iki kano kanya icyo wowe na musaza wawe muri gutegura ni iki cyangwa icyo muri kuganira muri gutekereza ni iki ko uvuze ko musaza wawe mubana mu rugo ko biri kose muri kuganira ibyo muri gutegura ni ibihe ibyo turi kuganira amakuru mfite umugore we nzi uko hari undi ngo babana mu nzu ya musaza wanjye ubizi ute njyewe ayo makuru ntayo nshaka ndashaka yuko yego tuzagera nayo ndizera ko ahari 100%. Arahari. Ndashaka ko tuzagera nayo. Kandi ibyo nzakugezaho kandi uzabona ko ari byo. Nge nawe tukajyana. Tukajyana? Mukajya kureba ko ibyo binari byo. Cyane. Ndanabikeneye binakomeye. Mwijyanye se mbira gatwe gato nkakarindiro goma. Genda shaka ko tuzajyana ukabona ko ibyo wambajije n'ibyo turi kuvuga kakanyarukuri. Yego. Sibyo? Amangazat. None se rega. Ngiye mfite buriya amatsiko nkagira nibibazo mangomba kubaza mbere yuko ukomeza kino kiganiro. Muri makeya wowe ikintu mushaka cyangwa umuryango wanyu ikintu mwe mwifuza no gushoza intambara muri rurugo kuko nabyumvise kuko na musaza wawe tukiganira akiva muri Kenya yarambwiye ati ngiyewe ngiye gushoza intambara bame metongo yanjye. Yego iyo niyo dushaka. Icyambere cyo kuko mwebwe ibintu muri kugenda muvuga ngo imitungo ngo afite imitungo ngo ya musaza wanjye ngiki kandi mwibuke ko basezeranye. Yego byo ndabyemera ko basezeranye. Murakora iki? Ikintu twe turakora hari n'umwana n'umwe sa dufitiye. Erega kuba muvuga ngo afite ngo nta mwana n'umwe mufitanye afite isezerano kandi basezeranye mbere yuko abana baboneka. Ikintu ngiye kwishinja njyewe ndabapimisha turebe ko ari abana bacu. Ahubwo icyo ngicyo mba ninsanga ari abana bacu okay ari abana bacu ninsanga atari abacu imitungo agomba kwiduha hari umwana duhekeye se kugira ngo tumusarure umutungo n'umwe se tugomba kumusigira na n'uyu n'umwe kuko nta mwana twonsereza nta n'umwana turerera cyakora kwera yasezanye na musanga buriya reka njye mbagira inama mujye mu bintu muzi bari amategeko icyo avuga ntimukize niyo bakora divorce nta n'umwana n'umwe barabonana uko biri kose baragabana senkani kuri senkani ahubwo umubyeyi uwusigaranya abana hari abana se dufitanye nyine uwusigaranya abana niwe utwara hanini ariko niba nta bana mufitanye baragabana we ku giti cye n'undi ku giti ego hanyuma imitungo mumusigira niyo azajya kurya yazacungiraho kuko nayimaze yahita ashira ko ntacyo afite yateye umubare musaza wanjye ariko ni nacyo kintu kimbabaza kuko mu buzima ni njye wamushigikiye nabigiyemo mu rugo nta muntu ubishigikiye ariko iyi ntambara nirangira nzashima Imana. Niki cyangwa se nizihe nama wagira mu kazana wanyu? Kazana wacu namugira inama nyinshi ishoboka. Niki kintu wamubwira? Ikintu namubwira nimba uwo mugabo ari we babyaranye akumva ko ari we yumva njye nishimiye yuko numvaga ko umusaza wanjye agiye kubona umwana. Yego. Niyo mpamvu nabigiyemo kugira ngo bahure. Nimba uwo babyaranye ari we yumva yishimiye yego nareke no kudusebya twe turafite njye niyo mbonye ubona njye ndayafite nta kibazo kandi nta n'uwanenga nawe yavuga ko ari musaza wanjye arimo neza kandi mushiki wawe wibuka ko yavuze ko musaza wawe bahurira i Nyamirambo buri munsi acuruza inanasi. Reka mubwire none se yabikuye biriya bintu ajya kubivuga ushobora gucuruza inanasi ari nkawe DJ sibyo bakaba bazi ko ucuruza inanasi ariko hari aho ubogamiye umeze neza twahurira ahandi nkabona umeze neza sinkubonye kuri rya gare
cyakaba ari njyewe ushatse kuvuga ko baziranye kera acuruza inanasi cyangwa koko ibyo mukazana wanyu yavuze nibyo? ntago ari byo. Musaza wanjye ni ameze neza cyane. Akora iki muri Kenya? Muri Kenya? Yego, ko avuye muri Kenya. Mana yanjye. Niyongewe mba numva nagenda nkarera abana banjye kuko ameze neza muri Kenya. Ameze neza. Ameze neza. None si naha yaraje hagura n'ibindi bintu basi wenda afite no tumeze neza. Aranabifite. Je n'inzu ashaka kunshyiramo niye. Kugira nyicungire umutekano. Niki wabwira abantu badukurikiye bari kumva kino kiganiro? Abantu nge bankurikiye. Nimba muri abagore mwizera abagabo banyu. Kandi abantu baca inyuma je arakajambo. Pardon. Niko rero ngiye kugaruka. Ngo yarafite akantu kameze ngo. Ngo yarafite akantu ngo kameze gutya. Katagerayo. Ngo katajyanga gaca hango no ndagaca. Shima nakantu. Ahitahura no mu diaspora. Akantu muri kumwe. Umunyamerika koko ufite. Umunyamerika se ari mu nzu yiwe. Nibaryamanye mu nzu ya musaza wanjye. Koko se no mu diaspora cyangwa ninyatse. N'abakarani bo mu masoko za nabe nakarana acunga ingorofani akishyurwa igihumbi cyangwa 200. Bari kumwe yamuzanye nk'umuntu kugira ngo ajya musayidira. Yego. Kandi ari papa w'abana. Ariko ese reka nkubwire. Uramagije. Ndariye ndanyweye ndahaze urifuje. Sibyo? Mwebwe muri gushinja ko bari abana baturutse hera. Yarifuje rero. None abona musaza wanjye ahubwo afite amafaranga yifuza kuba yamugereka hino. Akifuza mu bana 3. Yifuze kuri musaza wawe. Yego. Ko ari cyo yari afite. Baba yifuje mu bana ba kwa musaza wanjye kuko ari cyo yari afite. Aramubwira ngo ngamurerere uwo babyanye kuko ari umukene. Yego. Iyo nzu ahubwo turayishaka abayivemo bajya gukodesha. Icyo nzi inzu bazashobora ni inzu y'ibihumbi 10. 10 nabo bazamfasha. Kandi ahembwa 800. Nayo. Ayaye. Nayo. 800 yavuze wapi? Imodoka agenda niyo mpamvu nshaka kujya tuzagera neyo musohore mu nzu yanjye nimba ari abantu bafite amafaranga. Uzako batazasaba inzu kugira ngo bashiremo utuntu kugira baryame. Agahoro k'imbwa karahiye. Yes. Gicyo ndicyo nshaka. Ariko asigaye asa neza afite umusatsi hari afite. Yarasutse. Kujya ajya kwicura. Aricuruza ariko navuze ko yicuruza akavuga mu Manyamerika. Sabicuruza ntibayabona. Ikibazo barabajya muri Kongo ni babona amafaranga. Mu Banyamerika akaza ari nka kwakunda. Babona amadolari. Ikintu gihinduka basi yasutse. Ukwezi arayakorera. Niyo yicuruje akaba akamuha dolari 100 muri Kongo igoma. Nimba yakorera. Yego. Ni musora azakodesha inzu y'ibihumbi 80 mu shahara akora. Na 20 ntiyayabo. Ntayabo. Azanca inyuma mbwati se twabaye inshuti. Abana bese bazajya. Ngiye ngira urukundo. Yego uzabakira se? Ntago nabakira kuko yarambabaje. Uzajya ufasha abana bese? Ntago nabafasha. Twe kintu dushaka turashaka imitungo yacu. Izera imitungo afite nta numwe wiwurimo. Ikosa nakoze niko twamushingiye musaza wanjye nta n'uyu. Cyakuri yaza afite umwana umwe. Nta kibazo. Ariko nta kibazo. Murebe ko ari azababoneyeho. Ayo kwishyura. Kugira inzu. Imba yarafashe na kerede umugabo nimba yarafashe kerede inzu ko umukarani. Ese niba bagabanya we bakamuhinza. Bakayimuha. Muzabigenda. Twe nago tugira ubu. Urumva azaba kigiye gukodesha. Twe nta bugugu tugira. Ariko ntago azaba kigiye kukodesha. Azicara amazi uko ari twe twamufashije. Azicara amavuga ati inzu niyo umugabo wanjye wa mbere namushikiwe. Okay. Azajyana banabimugiriramo amenye ko ari yacu. Yego. Gira icyo ubwira koko wari uri kubwira abantu badukurikiye tunasoza ikiganiro. Gira icyo babwira abantu badukurikiye rwose wisanzure ubabwire pe. Yengeye kwisanzura nk'umuntu mukuru. Yaba na mukazana wanyu waba ari kureba kino kiganiro n'abandi bamuzi. Icyo abwira badukurikiye pe iboho. Yewe namukunze
namugiyemo ari umukobwa mwiza mushaka nshaka akanyegiye kuko twari inshuti akaba nengushye aka kanya ngewe ikintu nsaba abantu nimba ari n'umuntu ubeshya umuntu nabireke ko bigira ingaruka ntabwo ingaruka urazibona ariko karacyari mu mitungo yawe ingaruka nturazibona agomba kuyivamo nayivamo azaguma atunganywe nk'iki ariko njye inama nabagira nuko mwabanza mugakoresha DNA kuko nimuhubuka mukiruka ashobora kuko nawe arashaka kubaha divorce arabishaka cyane njye nabikubwiye ko nzabanza nkabipima DNA yego mukazana ibipapuro mukabyereka nkayitangira njye nkabyisimamaho nkayitanga mukerekana ko koko bya bintu atari yego yes nsanze atari abacu yego naduha amahoro murahita mukora divorce direct musaza wanjye hari akantu k'akabebe ukuntu nshaka umuha ngo ariko kano kantu murakumvisha cyangwa ntabwo muteze amatwi ngo musaza wawe hari akabebi yego ufite ugomba kumuha ese yaba ari wowe ushaka ko atandukana n'umugore we ntabwo ari njye ubishaka ese nimba yahuye n'umuntu akanyurwa akaba yarahuye n'umugore we akabona ari ingurutsi ako kabebi kabahe muri iki gihugu nangwa muri Kenya ntabwo nkavuze ntabwo kavuze simvuze nzabivumba ariko naduha amahoro aduha ibyo dushaka natubohore mbese kubera icyo ushaka kumuha ako kabebi rero ndiko ari akanyamahoro noze nimba umuntu musaza wangize ukuntu yari ari kubyina ngo yarabyaye ngo batatu ibaze batatu basi haba harimo n'umwe basi hoya n'ubundi rero twari dushoje ikiganiro ariko ikiganiro cyacu ni akagaruka mw'abantu mwe ntabwo biba byoroshye ariko iyi nkuru nk'uko nsoza mbabwira buri munsi umunsi ku wundi iyi nkuru nzayikurikirana kugeza igeze ku musozo wayo nk'uko nganiriye na mushiki wa Fabizo akaba agize ibyo ababwira n'ejo nshobora kugira abandi nabo tuganira nabo cyangwa n'ejo bundi tukaganira bakagira nabo icyo bababwira ariko iyi nkuru nzayikurikirana kugeza ku musozo uranyemereye tuzajyane dukurikirane bino bintu ngewe ikintu cya mbere nagusabye muri iki kiganiro tugitangira ndashaka ko tuzajyana kuri uwo mugore wa musaza wanjye ndashaka ko tuzajyana yego uzasanga afite umugabo wundi papa w'abana icyo nshaka ko uzankorera kandi ikindi nshaka dushaka kuzamuha divorce mbere ku karubanda uhari murakoze cyane nkorera subscribe kuri Manzi Innocent TV nge nitwa Manzi Sadunda ibiganiro byo nakagaruka ciao